mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya caci bisengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone churches aho byaturutse ntuhazi churches ziri ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri tudashaka guhutaza abantu tugira kwigisha naho hafunzwe nke. Ikibazo kirimo nyako Perezida wa Repubulika kubera hari uturere tumwe zifunguye abaturage baturuka mu turere ho zifunze bajya gutera umubyigano naho tuzazifunge ahubwo yes aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose iri senga abanyafurika mwara niba munyemera ikindi kibazo cy'ubukirana n'inyambo ejo bundi mwagabiye Emile wa Katari. Ndagushimiye wowe tubana mu biganiro bya buri gihe kuri uyu munsi nkuko twatangiye tubibabwira tugiye kugaruka kuri amwe mu magambo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagarutse ku ndirimbo Aragitosa ya Gitafi. Yavuze ko iyi ndirimbo igomba gusibwa ku mbuga nkoranyambaga byanze bukunze Gitafi yabyanga cyangwa se yabyemera. Iyi ndirimbo agomba kuba yayisiba ku mbuga nkoranyambaga ze rwose ko iyi ndirimbo nta kintu iri gufasha urubyiruko nyarwanda bityo agomba kuba yayisiba ikaba yasibwa ku mbuga nkoranyambaga ze abantu bakareka kuba bagomeza kureba iyi video cyangwa se iyi ndirimbo imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni indirimbo hashije ukwezi isohotse y'umuhanzi Gitafi yasohoye rwose hagaragaramo abana bakiri bato bayiririmba byababaje nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ndagushimiye ugire umunsi mwiza.